niba ufite kwizera turagendana ndasengera ibintu bikomakomeye bimaze igihe. Ubwo ni ibidiyabete, ni ibiswaku, ni hepatite C na B, yego, ni ibifukunyu by'ibicuri byo kwihonda hasi bimaze igihe, ni umwana wakunaniye wabaye kirara warara yaho bonye hose n'ubunye umunsi utari mu rugo ni uri bwizerere, nayo maguru yabaye nk'imivovo, ni ibyo ngibyo uri bwizerere, ni imitwe imaze imyaka n'imyaniko, ni ibyo ngibyo uri bwizerere, ni bya bintu byo mu miryango by'ibitererano bituma udasinzira wagira ngo uri umuzamu. Nigeze ngera mu giterane kimwe mbona imbaraga z'Imana, hari bwigishe Pastor Kayitare w'Ikabarondo. Muri icyo giterane bazana umwana wapfuye wanaza amaguru wanaza amaboko, ijisho ry'umweru ryagaragaye, urufuzi rwatambutse. Umuntu aravuga ngo niba musenga koko nimusenge munkirize umwana. Kayitare aravuga ngo rambika aho munsi y'ameza, arambika munsi y'ameza, arigisha ntiyita ku by'umwana wanaza akaguru n'akaboko. Arangije aravuga ngo mugende muca inkoni muze kunkubitira abarokora uyu mwana nadakira. Mbona bene wacu aho twaye twicaye umuntu ati aro ko ntakumva neza, aro sinkumva, aro akabaragiye. Natumwe ku muntu ufite ibintu bimaze igihe kinini bimuzonze, ubwo abafite umutwe wabafashe mu gitondo banywe paracetamol na headache, niko navuze, umutwe urakira barenzeho amazi. Hanyuma abantu barwaye mu nda mu gitondo, ubwo ejo mwariye nabi, namwe ntabwo ndi bubasengere, ahubwo ndasengera abantu bafite ibintu bimaze igihe kinini. Zaburi ya mbere. Mureke mbabazi, hano haba hari umuntu ukunda ijwi ry'Imana umeze nkanjye? Hari umuntu ukunda ijwi ry'Imana nkanjye? Ngirira utya. Hari igihe ugira umubyeyi mubi akakubwira nabi. Hari ijambo mama yajyaga abwira bashiki banjye, akavuga ati Mariya we, ati maze uzabyare wibanze. Ubwo umushinya ukaba urashize, nkayoberwa icyo avuze, ariko yabaga yamugoye. Ariko data numvise ijwi rye ryiza, mumvugire ngo amen. Uzi ko ahantu hari umugambi w'Imana ukomeye? Uzi ko hari umugambi w'Imana ikomeye? Reka manze nsome ijambo ry'Imana, nze mpanure, ndumva umuntu uri kundya. Muvuge ngo urakagira inkuru nziza. Mu bantu Imana yakwivata mu kanwa ndimo. Dusome muri Yohana ibice 5, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Kuri bamwe baje vuba ni page ya 97 mu isezerano rishya. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Namwe niko handitse. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza harimo abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema
n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe, ntabwo ari buri munsi, marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara zingahe iyo ariyo yose. Komeza gato. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza unda ntanga kumanukamo. 8. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Nimumvugire ngo amen. Twaje tubakunze tubikuye ku mutima. Aba bantu ndabakunda. Twigeze rimwe turi mu masengesho ndababwira ariko ko mufite ibintu byiza mwasohotse mukajya habona, bateze tujya imbere. Ubu mfite umushinga mwiza wo kubageza na Nyarugenge, nkabageza Kacyiru, nkabageza Gasave, nkabageza hose, kuko nge ndazwi ndagenda, ariko mfite umushinga mwiza wo kubageza hose. Ubundi umukobwa wabuze umuranga yaheze kwa nyina. Uyu munsi Imana yantegetse gusengera ibintu bimaze iminsi byagugiranye. Ubwo abafite umutwe babafashe mu gitondo mujye gushaka paracetamol na Hedegisi, umutwe urakira munywe n'amazi menshi. Ariko ndashaka gusengana n'umuntu ufite uruntu rumaze igihe kinini. Nicyo nahawe. Yigeze imbwira umugoroba umwe kandi ntiyabihinduye, iravuga ngo mu biganza byawe nshyizemo umuti. Haleluya. Ubu rero harimo umuti. Hanyuma reka nsabe abantu mwese mutararenza imyaka 38 muri munsi yayo, muhaguruke mbere cy'ukuntu ibintu ngiye kuvuga bifite ingufu. Utararenza wese 38 uri munsi ya 38 ahaguruke. Ubwo harasigara abakuze abarimwe mwicara. Ariko utararenza wese 38 mugejuru. Mushumba ndebera, urabona atari bo benshi? Sibo benshi? Reba igihe wavukiye n'ibiryo umaze kurya, ukaba ukiryamye urwaye, sakarengane yicarire. Hanyuma rero nigeze ngera mu giterane kimwe mbona imbaraga z'Imana hari bwigishe Pastor Kayitare w'Ikabarondo. Muri icyo giterane bazana umwana wapfuye, wanaza amaguru, wanaza amaboko, ijisho ry'umweru ryagaragaye, urufuzi rwatambutse. Umuntu aravuga ngo niba musenga koko nimusenge munkirize umwana. Kayitare aravuga ngo rambika aho munsi y'ameza. Arambika munsi y'ameza, arigisha ntiyita ku by'umwana wanaza akaguru n'akaboko. Arangije aravuga ngo mugende muca inkoni muze kunkubitira abarokora uyu mwana nadakira. Mbona bene wacu aho twaye twicaye umuntu ati, aro ko ntakumva neza, sinkumva, akabaragiye. Undakongera igiterane cyakirimo nk'abantu 1000, hasigayemo nka 300. Aho nicaye nkavuga nti turazi kubitwa tu. Habona umwana ntiyinyagambura. Ese ko atinda kumusengera buriya nanogoka kandi wenda yari bukire, biragenda biti? Ndavuga ariko reka nsigara ha wenda nzi kubitwe, ariko ndeba amaherezo y'ibi bintu. Abantu baragenda we ni wacu mu Gishumba hariya baragenda. Hariho n'uwabwiye mugenzi bati mfite gahunda y'ubukwe bwihuta bw'umuryango.
naho kumbi yatinyaga inkoni. Nuko bazarangiriza inkoni abapagani baziciye zo gukubita abarokore. Kayitare ati murambike hejuru y'ameza. Ntabwo yavuze amagambo menshi, yaravuze ngo Yesu, nshingiye iyi mbaga y'abantu iraha, nkashingira kuri uyu muntu wazanye umuntu ngo Imana y'abarokore imukize, nanjye mbaye Imana nahita muzura aba bantu ntihaburamwe abanyizera. Ngirira vuba, dore nifitiye ijisho rimwe niryo ryarebaga, irindi ryari ryarahumye, ubu noneho harubanza yarahumye yose. Ngirira vuba, nifitiye ijisho rimwe, nirukanse sinabonaho nyura, kiza uyu mwana uzamamara. Umwana atangira kurambura amaguru, arambura amaboko, ahamagara nyina. Nyina araza muhanagura ibitabapfu. Mbega Imana y'abarokore we, mumvugire ngo amena. Niba ufite kwizera, turagendana ndasengera ibintu bikomakomeye bimaze igihe. Ubwo ni ibidiyabete, ni ibiswaku, ni hepatite C na B, yego, ni ibifukunyu by'ibicuri byo kwihonda hasi bimaze igihe. Ni umwana wakunaniye, wabaye ikirara, warara yaho bonye hose, n'ubunye umunsi utari mu rugo ni uri bwizerere. Nayo maguru yabaye nk'imivovo, ni ibyo ngibyo uri bwizerere. Ni imitwe imaze imyaka n'imyaniko, ni ibyo ngibyo uri bwizerere. Ni bya bintu byo mu miryango by'ibitererano bituma udasinzira, wagira ngo uri umuzamu. Ndasinya pewo, ubundi Kristo arahari. Ntahari? Ntahari? Si ryo jambo Venuste yatubwiye mu gitondo ngo Yesu arahari, ngo duhawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, tujye ku kazi. Siko yatwigishije? Ubwo butware se bwarangiye? Hanyuma rero nibyo bintu ndi busengere. Natumwe ku muntu ufite ibintu bimaze igihe kinini bimuzonze. Ubwo abafite umutwe wabafashe mu gitondo banywe paracetamol na Hedex, niko navuze, umutwe urakira, barenzeho amazi. Hanyuma abantu barwaye mu nda mu gitondo, ubwo ejo mwariye nabi, namwe ntabwo ndi bubasengere, ahubwo ndasengera abantu bafite ibintu bimaze igihe kinini. Yohana ni muntu ki? Yohana barwa mu ntumwa za Yesu, akaba mwene Zebedayo, nyina yitwaga Salome. Bari batuye hafi y'inyanja y'i Galilaya. Umwuga wabo wari uburobyi. Uwo mwuga yawukomoye kuri se Zebedayo. Yohana bivuga uwagiriwe ubuntu cyangwa se uwabonye Imana, niki iryo zina rivuga. Hanyuma rero Yohana uyu ndamukunda, atangaje amakuru yizewe ku mugaragaro. Aravuze ngo mu myaka 3 n'igice Yesu yamaze mu isi, yigeze agiye Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama, ngo ahasanga igihangari kinini. Icyo gihangari ngo cyari gikikije ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Icyo gihangari kinini ngo cyarimo abantu b'amoko yose ariko barwaye. Abanyunyutsa amaboko, abanyunyutsa amaguru, abarwaye kanseri, abarwaye imigongo badahaguruka, abarwaye imitwe idakira, abantu b'ingeri zose, abafite bene wabo bakibicaye iruhande, abafite ababataye bakabarambirwa bakigendera, burya abantu bagufasha igihe gito, abafite abakibaha agakoma, abakifite abakibahindurira agashuka na pampegisi bari bazambaye. Hanyuma ngo Yesu arahagera, anyura mu bantu ariko batamuzi. Ariko uyu munsi wamumenye ngahanura ko rirenze. Ngo aca mu bantu ariko batamuzi. Ngo akabaza umurwayi
atese wageze aharyari undi ati ndeka amateraniro yo mu cyahafi nayagezemo ya Nyarugenge nyageramo ku Murindi nagezeyo Kabeza nageze ntaho nasize ni Kabgayi kwa Padiri Obaridi nagezeyo umukozi w'Imana ariko ibi bintu byanjye byanze gukira ati yo atihangana ariko ntazi uwabwira ngo akongera agaca ku bantu akabaza undi atese wowe hano wahageze ryari ati njye mpageze vuba maze ibyumweru 2 ariko hirya hayange hari abanuka ngo aca mu bantu yumva amakuru yabo n'igihe bagereye ngo arangije agera ku muntu ushaka kuvuga nasomye ngo yari amaze imyaka 38 aryamyaho ku kidendezi ngo kubera ko rimwe na rimwe marayika ukiza yajyaga mu mazi ngo amazi yo hasi yajya hejuru ayo hejuru ajya hasi ikimenyetso bakaba barakibonye ufite mwene wabo akajugunya yagwamo uburwayi bw'agahita akiraga agasezera ku bandi agataha ufite urubando ubasha gusimbuka ukigendera ku rubando agatangamwe abandi hakiraga umwe ku munsi mbega kondisiyo we ariko buriya kuki hatakiraga wenda nka 15 ngo numwe gusa ubwo haguyemo 2 waguyemo mbere niwe wakiraga undi bamujanduragamo agategereza ejo ntibyari byemewe kugumamo ngo amazi azagusangemo nugucungira hafi ariko hakiraguma hanyuma rero Yesu ngo aramureba burya zuko tumeze ubu ibyo twahetse twazanye byose arabizi akari mu mutima wacu arakazi akari mu muryango iwanyu arakazi akari mu mufuka wawe nako arakazi ibyo duhetse byose arabizi nuko ngo Yesu aramwegera amenya ko arwaye igihe kinini ngo aramubaza ngo urumva ushaka gukira ati wa mugabo w'inshinyagurira maze imyaka 38 hano ubu se abafite bene wabo babonye ababajugunyamo none ngewe uranshinyagurira kubera iki ubuze no kumbaza igihe mpamaze none urambaza ngo ndashaka gukira ndati ndakubaza ngo urashaka gukira undi atabafite bene wabo yewe babashyizemo naradepoje ntibamfata ufite general amushyiramo ufite meya amushyiramo ngewe ntahiraho ndepoje imyaka myinshi w'inshunga ngo mubwira nabi ati nakubajije ngo urumva ushaka gukira atari ko wa mugabo uranshaka wiki ko atari wangize gutya ntabwo ubona amaterano ryamaho ko yabaye nk'akarimi kimbwa singiye ndati sibyo nakubajije ndakubaza ngo urashaka gukira ntiyari yakamumenya cyangwa uyu munsi ukamumenya ukamenya imbaraga afite ko zizura abapfuye ukamenya imbaraga afite ko zikura umuntu mu mukungugu ikamwamamaza ukamenya imbaraga afite yuko zigabura ibiryo bikaba byinshi ukajya no kuri regime ukamenya yuko imbaraga afite zihagurutse umuntu kugira ngo azamamaze abakanwa kayo kuko Imana irinda icyo umaze ntabwo irinda wowe irinda icyo umaze n'icyo uzamara ntabwo irinda wowe buri umumaro wa muvunyi ni wirinze si wirinze ahubwo irinze cyamaze yego yego naho ubundi rusororo yaruzuye tugoze ejo bundi baguze ahandi iremera kwirimbi ry'intwari haruzuye mu Busanza haruzura amanuka epfo ku Rufunzo ntabo mungana se bagiye burya irinze icyo umaze ntabwo irinze wowe aravuga ati winshunga ndeka maze igihe kinini hano abafite bene wabo babagiriyeyo babagirira neza ngewe sindacyagira umuryango reba imyaka maze ahangaha n'abanjye muriraga n'abazaga kundeba ntibakiza abantu bazagufasha akanya gato Imana niyo igufasha iteka ryose ngo arangije aramubwira tumva ikorera uburi bwawe ugende
none se ko inzira ari muri aya mazi, ninde wabwiye ko abantu bose bazasubizwa banyuze mu mazi? Hari abo Yesu ategetse, hari abo Yesu ategetse ngo nimwikorere uburiri bwawe mugende. Ntago mwabyumvise. Yesu ntashaka kujandarara imyenda itoha, kubera ko yahigereye nyir'ubwite, aravuze ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ubwo we wasanga ukitegerereje kwa nyogosenge. Ntabwo Imana yacu isubiza inyuze kwa shangazi. Iyo ishatse inyura no ku mwanzi wawe. Kizima no kusubiza. Ati korere ugende. Nuko ngo arahaguruka biremera. Imyaka 38 ishize azingazinga kakariri yaryamagaho biremera. Ibisebe by'ahatobotse birakira abireba. Amaboko yakunjamye ararambuka abireba. Subwo yogoshwaga nande muri iyo myaka 38 ko yari yarahirimbiye. Nuko ngo ahagurutsa zinga twose yiterera hejuru. Ngo hari ku munsi w'isabato. Abanyedini muri bamubonye ntibashimishwa nuko yakize, ahubwo baravuga ngo kuki ugukishije akoze ku isabato. Atariko ubwo murambaza iki? Uwankijije mugende mu mubaze, ngewe ikizima nuko nakize. Ntago munzi imyaka mazanga, ntago muyizi. Hari ikintu Imana igiye gukora, mvugira ngo amina. Ntabwo bose bazabyemera. Hari abazagira ngo uzongera, ariko hari ikintu Imana igiye gukora, kuko ntabwo yateranyiriza abantu bayo bose. Hari umubyeyi uteka abeza, yigeze ajya kwivuza mu nda Faisali. Baramubwira ngo afite kanseri muri matirisi. Bamuha imiti. Kubera ko yari yifite, arahaguruka ajya muri Kenya. Muri Kenya naho barapima barayibona. Ariko baramubwira bati harimo infection, tugiye kuguha imiti y'iminsi 10. Uzayirangize wageze hano, uryame ku iseta, tukubaje matirise tuyikuremo tuyijugunye ahandi hatarafatwa, ubwo abo wabyaye nabo. Ndateze ko nabyaye kamwe abankeneye benshi. Tugitera ibyo uvuga urabyumva. Genda unywe imiti iminsi 10. Bukeye mbona araje. Ati harya ya Mana iracyavuga nti iranakora se nti none se dore impapuro nzajya kubagwa nyuma yo kunywa imiti, kandi ndashaka kubyara. Mbariza Imana niba nkifitiye umumaro inkize, cyangwa se imbwire niba ari rwo rwanjye mbimenye. Ati naha nkuri igisubizo. Nuko ndasenga. Imana yo kabyara ivuga ibitandukanye n'iby'abantu, ikavuga ibitandukanye n'iby'abaganga, ivuga ibitandukanye n'iby'imiryango. Bashobora kuvuga bati ntuzigera ubyara bakanabisinyira, ariko Imana ikaguha abana 10 nk'abamama. Ndamubwira nti yewe ati Imana iravuze ngo iguhaye inda nziza. Ati inda nziza se ni yepfo ni ya ruguru ni hehe nturambaza iki? Hosha iguhaye inda nziza. Agenda ariko acanganyukiwe kurumva ko icyo gisubizo nticyuzuye. Aragenda ari bubagwe mu gitondo, abaforomo baramutunganya,
neza mu rukerera saa 10 nibwo dogiteri yaje arabanza asoma impapuro arazitegereza arangije aramupima ngo arebe iyo kanseri aho igeze abona mubage akubise mu mashini abona ngo afite inda nziza iyo nzu ni nk'iy'umwana w'imyaka 16 utarabyara aramureba ati sekire ni we waje aho ubushize ndati izi mpapuro ni izawe ndati nese ko mbonye ibitandukanye n'ibyo twanditse ndatubonye ikimuga ati mbonye inda yawe inzu yawe ari nziza matirisi ari nziza ari nk'iy'umukobwa utaranabyara w'imyaka 16 ati girayo nkwereke ava ku gatanda kubiti y'umurambararo arongera kubiti ihagaze arongera atera haleluya y'ibisubizo akubita indi y'ibisingizo ariko mwanyakira ngo amen abari hakurya no hakuno mwese muganga atese ko ndebe ubaye nk'umusazi bimeze bite ati muga dufite imana ivuga ati imana yarambwiye ngo impaye inda nziza none urandebera ongera upime muganga arapima aramubwira ati ni nziza rwose nta kibazo kirimo ntabwo ndi bukubage nayoburaga ku murindi hariya yanzaniye imifuka 100 ya sima yo kubaka urusengero ubu nagiye mbona imbaraga z'Imana ubwo murumva ivyo bintu byoroshye murumva byoroshye nyuma yaho bya abana 3 ubwo agize 4 iyo nzu yabaye nziza iyi Imana ifite imbaraga irazifite nkwibutse ko ibyo kuguhembuza Imana itabikura kure ubu igisubizo cyawe mu byo yakubwiye ntabwo iragikura mu ijuru kirahangaha mwisi urumva iki sigaje ni ukuguhereza mu biganza itakira nta gisubizo Imana ikura mu ijuru cy'ibyo yavuze aha mwisi ahubwo byose irabifite hano ikikora ni ukubikura mu maboko ya bamwe ibishyira mu maboko y'abandi abandi baha ibishyashya bikuriye mu iduka ikikora ni icyo ngicyo naho ubundi ibisubizo ntabwo biri kure ubu wasanga aka kanwa keza Imana yanyihereye aricyo gisubizo ngewe nkaba nteze amaso iburyo n'ibumoso kumva Imana igisubizo kiri muri aka kanwa keza yambaye yego amina ntibishoboka ntibishoboka birashoboka hanyuma rero uwo muntu yari amaze igihe kinini arwaye kanseri yo muri matrice ariko Imana ishyira mu gaciro imukiza nk'uko yakije wari umaze imyaka 38 ku kidendezi kibete sida arakira abamuzima ahimbaza Imana Imana nihabwe icyubahiro uyu munsi tugiye kugusengera icyo dusengera nta kindi ni ugusenga kugira ngo wizere naho ubundi amaboko y'Imana ari hano ngiye kubasetsa ariko museke gakeya kuko hanze ubu kambije impanga ntabwo no mu rusengero wayikambya ngo bivemo ntabwo byazavamo umubyeyi umwe aherutse kunsanga arambwira ati nsengera ariko icyifuzo usengera ntabwo nkiguhisha ntiwirwe ujya mu mwuka ndakizanye ese ni ikihe ati mfite umugabo w'umushoferi utwara ikamyo ariko ni indaya nawe ubwo arabyiyemerera ati rero ejo narababaye twaragendanye agira ngo ambwiye neza kumva ambwiye nabi anyereka abantu 3 baryamanye ati ndapfa ndashira sinabimwereka ati none ikinzinduye mbwirira Imana imuce ku ngeso cyangwa se imuhagakiza irebe ukundi bigenze ariko ndaramba mbona arababaye nuko turasenga umudamu hari aravuze atababara se urumva byose ntabwo byoroshye
turasenga agiye kugenda n'ubwaniye bati Imana ivuze ko ikoza ati Imana ivuze ko ikoza ati njyana ibyo nijyana ibyo si ubwo mugira ngo Imana ivuga menshi ntabwo ivuga menshi yabwiye Yosefu ngo uzakomera ibyo gukomereka no gufungwa no ibyo ntabyo yamubwiye ariko reba ukuntu Yosefu yakomeye kugeza ubwo nyina wamubyaye amuyoberwa bene nyina bonse ibere rimwe bakamuyoberwa urumva Imana itaramukomeje bamusanga mu Egiputa murabibuka yarabagaburiye yarabahahira ariko ntibamumenye kubera ko Imana yamukomeje Imana rero ishobora kureba muri future ikavuga ngo uzakomera utwo kwangwa n'abavandimwe n'abarozi bo mu gikari ibyo ntabwo Imana ibyitayeho muri burigade no kuri polisi bakubeshye ibyo ntabwo Imana ibyitayeho yireba muri future ikavuga tuzakomera umugambi wayo uzakugera n'ibyo ivuga ubundi sari umuntu utarwara ibicurane ibyo se nabyo bivuge nuko akiva iwanjye umugabo aramutelefona ati barampamagaye ngo ufungira igikapu mu byo yamufungiraga igikapu yashyiragamo na puridanse kuko akageza bari bakaziranye yaramubwiraga ati ujye wifashisha rwose utazanzanira kabutindi ndate nibyo so umugore yarameze nkawe rahira ko wazishyiramo wamumenaho amazi ashyushye urumva yarameze nkawe umwana w'abaki yakubwira ati nshyiriramo n'udukoresho ukadushyiramo yayashyushya akatura ubundi akagutwika bigaciye byagaciye amufungira igikapu ashyiramo na twa dukoresho twiwe avuga ati rwose nunanirwa mugabo mwiza uzareba ukuntu wiporoteja ariko sinshaka kabutindi turakoze igikapu agishyira ku mutwe akase kamyo ageze Dar es Salaam araparika abwira Tandiboye ati ngaho sigarana imodoka ngiye kwiryamira aragenda aganira n'umugore amuha n'amafaranga ariko agiye gukora akazi biranga yakomerega nta kibazo ndi kumva mwimunyamuntu yakoma Imana yarakoze biranga umugore tubaye iki ati simbiza ntabwo nyagusubiza ati ntacyo atari ko ruhuka mukanya urongera ukora akazi ubu warunaniwe araryama araruhuka ariko amaze kuruhuka none biranga Imana yari yavuze ko ikoze ari kuvuga ati yaba yarikoze ku wanjye ari kuvuga ati yaba yarikoze ku wanjye ntabwo amahirwe ya Mariya yari yakora itirita bukeye ajya ahandi ahindura umuntu nabwo biranga araseba bwa kabiri urwo rugendo yaruvuyemo asebye 5 yishyurira ubusa apakira imizigo ashyiraho umuceri w'abana ashyiraho imikeke bya bisamake bibabuye apakira manido byose ashyira ku ikamyo araza ageze aho igikondo atelefona umugore ati naje amahoro rwose nyitegura unshakira utuzi dushyushye ndaje undi ati urakaza mugabo mwiza kibasumba myugariro ngwino abana baragukeneye ariko mujye mumenya no kuvuga imitoma batazabacira nuko aramubaza ati se waransenye utani haleluya naragusengeye ngo ugende neza ugaruke amahoro nta gisita nta bibazo nta bakwibye naragusengeye undi aramureba atari kubanza waransengeye koko amuhisha ibanga ageze we biremeye Imana ishima se Imana ishima isafari ya kabiri bibuko iya gatatu bibuko ku isafari ya kanagaruka atari ko waransengeye undi ati naragusengeye ati ngwino nkubwire
usiko njya nkubwira byose atari ko buriye narasebye ndaseba arabimutekereza byose umugore arasimbuka aratara agahimbaza Mesiya aravuga ati yarabivuze Imana yacu yabimbwiriye ahantu ndati yakubwiye ngo iki ati yambwiye kwigukoza umugabo aramubwira ati uzanjyana aho hantu yavugiye ndebe uwo muntu ati shati nzamuha n'ituru arantelefona ati witegure ndamuzana ariko wambare ya marinete yawe kubite mu cyicu turebe ko yakizwa nimunzanire aramuzana ati wa mugabo we niwe wansengeye ntigiyeho ati shati reka ngushimire ati byambayeho reka mbigutekerereza umugabo mugenzi wanjye arabimbwira ntijuru ryari ryavuze yego ndamubwira ariko hari n'ibindi wibagiwe aho wagiye kuraguza ukaba ugendana agati mu ikabutura y'imbere ubu ngubu urabona ako gati kakurinda ati cyo re ati nabyo urabibonye ko nagiye kumupfa ndabibonye nijugunye arahambura icyo ntabwo umugore yari akize ntacyo yarazi ni hanyuma se ko wigeze gucika ukarwara kamburugu ukivuza ntawe ubizi ntabwo wakize Imana ntiyagukijije ati yarankijije atari ko se ati ubu ngubu iyo bivuga wenda agiye hanze ntoya niwe murwaza wawe ibyazi si byinshi none se hanyuma biriya bideni ufite kwizera yuko Imana yabyishyura ati nakwizera ndumva yamboye twose Imana iratumubwira aratura turamusengera nuko ageze mu rugo ati dore ejo ni ku cyumweru uyu munsi ni ku wa gatandatu ndebera akenda keza nzaguherekeze mu iteraniro amena maze ageze mu rusengero ahura n'umuntu uzi gufora neza karasi agakubita mu cyico yavuze ibye byose amarira arajojo babwira umugore ati se ko ntajyaga ndira aya marira avuye hehe natubwo ni Yesu nyine wagucakiye genda mu rusengero ati mperekeza aramutwara araza murambika ku karago amusiga aho ngaho yisubira kwicara iryo ni itangiriro ry'umunezero nshuti yanjye birashoboka yuko umaze igihe kinini ufite uruntu ntazi ariko data wakijije wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'Ibetesida ari hano mu rusengero ufite kwizera kungana iki ngo uyu mwanya nsenge kuko data basengeye amateraniro yavuze yuko ari bwigaragaze no mu ijwi rya mu gitondo ry'umwuka mwumvise nabwo Imana yabivuze murabyibuka dusenge nsabe umuntu wumva afite ibintu bimaze igihe kinini apana wafashwe mu gitondo apana bigize gute ufite ibimaze igihe kinini kirekire ageje urusenge nuko Imana yakuntumye ageje urusenge urizeye reka nsaba umuntu wanyazwe inzu ni ikintu gikomeye ariko umuntu wanyazwe inzu akaba yumvise ubu butumwa bwiza buvugiwe aha ngaha yumva ko iyo nzu data yayigaruza ashyira akaboko hejuru umuntu wanyazwe inzu ngwino nawe ngwino muhagarara iyo ni imirimo y'umwuka wera n'amaso y'Imana re uzi ufite kwizera uyu munsi nta mikino data yavuze ko arandura ibimaze igihe kirekire haleluya
reka nsaba umuntu ufite randevu yo kujyana umurwayi kwa muganga ngo abagwe, yaba ari we ku giti cye cyangwa ari we yasize mu rugo, akaba afite icyo kintu, ashyira akaboko hejuru agire kwizera. Ngwino hano. Niba ufite n'urupapuro narwo ruza rw'ibyo bintu, data aherutse kumbwira ijambo ryiza arambwira ngo hagurukije muri iyi minsi, reba igihe nazira, ariko data aherutse kumbwira ngo hagurukije muri iyi minsi mu bantu bazagira akanwa keza, bamvuga neza kandi bazagendana ibimenyetso n'ibitangaza, ukavuga ngo akora kugira ngo abantu basubire mu ibyiringiro. Data bimbwiye muri ino minsi niko yambwiye. Uyu munsi ndagira ngo dusenge kandi Kristo afite imbaraga. Yego yego, nsaba umuntu wapfushije ubukwe agaseba bikamenyekana, wenda n'ibiganza bari bararambuye barabimanuye, azahagarare hano. Data aracyarema, afite ibyo kurema bishyashya, n'ubundi warasebye, ngwino kumugaragaro ngira icyo nibwirira data. Uwasebye ibiganza bakabimanura, ubukwe bugapfa bikamenyekana, aze hano ahagarara. Sinewetse bwarapfuye ukora nabyo, ngwino ntabwo ari wowe. Hagarara hariya, iryo sengesho ntabwo ari ryawe. Hagarara aha, nyirabyo ahagarare hano, wapfushije hano. Uyu mukobwa si mwiza? Ubu nta kibana yawe ntiyagikora. Ubu Imana ntiyagikora koko. Yesu ashimwe. N'uyu ndasenga Twegerane kugira ngo dutangire. urumva mu birori byawe uzankunda. Nibyo hari harimo abantu benshi, Ubona ko nambara nka bene none barihuye baragiye, ariko icyo si cyo kibazo kuri twe. uzanumira. Igikuru ni uko n'ubundi tugiye kubana n'Imana muri uyu mwanya. Abazi indirimbo zo mu bitabo muregera hafi kugira ngo mudufashe. Turatangizanya indirimbo ya 115. Ese kuki mutinya intebe z'imbere? Tiziye ndahagarara hano rw'uyu mukobwa, urahagarara udahari. Bose mu bundi haleluya isigare inyuma. Nabonye Imana ikora ku mugaragaro, ariko ikamara n'umubabaro uri dabo w'inkubirane, Imana ikawurangiza. Uyu mwanya tugiye gusenga. Icyo tugiye gusengera ni aba bantu bafite ibintu bimaze igihe kinini Imana ivuzeho, ariko nawe nubwo itavuze izina ryawe ugire kwizera. Yego yego. Turi gusenga, Imana yaravuze ngo nzingwendereye. Ese umuntu wari ufite amafaranga ariko ntarongore, njye nari nzi ko ni nta muntu ukana, ariko yari azinze. Imana iramuzinze, none ejo bundi yarasezeranye ko nagira ngo uyu mwanya dusengane Imana.
ugire kwizera yuko Uwiteka afite byose. Ubwo ntangaje ku mugaragaro yuko ibi byose byapfuye data bizuye. Mumvugire ngo amen. Ntangaje ku mugaragaro ko Imana igiye kurya amashimwe y'abera kubw'imirimo n'ibitangaza Imana ikoze. Ibyo bitangaje ku mugaragaro. Imana yawe Imana imbwira yuko nzajya mvumbura ukarasa. Imana yavuze ko iduhaye imbaraga nyinshi zo gukora umurimo wayo. Niko Imana yavuze. Yego ubwo niwizera nawe urizerera twa tundi twawe tuziranyeho. Yego hanyuma data arashoboye ibi byose arabikoze. Uko niko Imana igukuye umunya mu maso n'umunkanyari n'ibyagukomerekeje byose n'ibyakubabaje n'ibimaze imyaka myinshi n'ibimaze mikeya, ikuye umunkanyari mu maso. Uwiteka we bere biremwe none
abarwayi mu rugo. Umuntu umwe yaravuze ati mwigisha ntiwirirwe uza ariko utegeke umugaragu wanjye ndasanga yakize. Biranagutangaza uravuga ngo mbonye umuntu wizera cyane, mwageze mu rugo asanga umugaragu we yabaye muzima. Uwiteka we turabiremye mu izina rya Yesu kandi waduhaye ubwo butwari n'ubushobozi. Aba bantu bose kemura ibibazo byabo, n'abatinye kuza kubera ko bagize isoni, n'abiyicecekeye kubera ko banihira bucece, n'abiyicariye hariya hirya baniya bavuga bati twasenze kenshi biranga, nta kwizera bafite. Ongera kwizera mu mitima yabo maze ubireme bifatike, ubireme bikorwe. Iyi tariki tuyandike ahantu tuzagaruke seje mu gushima Imana, tuzanye ituro ryo gushima Imana, tuzanye ishimwe mu nzu yawe, tuvuga kugira neza kwawe. Papa bikorere kwiyubahisha kandi urabizi ko kuvuga ni ukwacu ariko gukora ni ukwawe. Icyubahiro cyawe kiganze kandi imirimo n'ibitangaza bikorekeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukomere Imana amashyi cyane. Imana nishimye. Zaburi ya mbere.